kuri aya mafaranga ukayashaka mu biki reka nkubwire ibyo ntabwo byumvikana oya nyine mu gihe ubonye umuhungu ese ko icyo ujya kwigora ngo ese wayashatse wowe mu gihe ngiye mbonye nawe ushaka amafaranga mwese mugende mufite amafaranga oya ngiye mu gihe mbonye umutipe se byo ufite agabo none se umugeze umukobwa afite wenda 60%, 60% yo kuba yashaka urumva harakaba kagabanyutseho wowe ufite imyaka 21, 23 aba ari mu gihe cyo kuba yashaka yaba mu mugore kubaka urugo rero kumbwira ngo 29 kwa gaba yashaka ariko tureba byinshi urareba abana wenda tuvuga mu byo uvuga ati nzabyara umwana wenda ntabwo nzaba hari abana ababyeyi badakunda indahekana kumuvuga ngo urabyara umwana ejo wongera ubyara undi ejo ndongera ubyara undi hari ukurikiza wenda bafite 29 sibyo uba ufite kurera uwo mwana ukamwitaho waya 45 ngo byarangiye ntuzongera kubyara bari ikintu udatekereza n'umugabo ntago ajya apfa gushaka Hello guys, wakurikiye kino kiganiro kuri Insetalks. Amazina yanjye ni Nadia, reka nizere ko muri buze kwinshoringa kino kiganiro. Dufite topic y'uyu munsi ivuga ati kubera iki abakobwa bashaka bakiri batoya. Njyewe uko ndi kubyumva gutandukanye na mugenzi wanjye ndakeka nawe yabibwira cyangwa akababwira nuko abyumva. Murakoze. Nitwa Imana Musa. Kuri ingingo ngiyeho mbona abakobwa gushaka bakiri bato harimo imbogamizi nyinshi. Ntabwo ariko ndi kubyumva ariko kubera kurebye mu gihe umukobwa nta kibazo afite mu gihe nyine abona umuhungu ufite gahunda njyewe ndi kumva nyine yashaka nta cyamurangamira gushaka mu gihe unyuma ufite gahunda ufite gushaka nta kibazo. Okay, birumvikana ariko ushobora tuvuge nk'urugero angije mu 6 abonye umuhungu wenda bakundana umuhungu amujyanye mu rugo barabaye urumva tuvuga ati wenda afite bakuru be afite bakuru be bamukuriye iwabo bamwe barashatse ariko bafite bari hejuru ye sibyo ukabona we abonye bakuru be bashatse avuga ati nanjye kuko ndangije kwiga nta kindi nakoreka njye gushaka sibyo ubwo iyo ageze muri urwo rugo urumva natangira afite urungano rwinshi rw'abana bagendanaga ugasanga nk'urugo ruramunaniye kwa kundi atahaga nk'iwabo we ntabwo ariyumvisha ko yashatse sibyo ugasanga yarimo gutongana n'umugabo birirwa barwana ariko ukabona harimo imbogamizi nyinshi kwa kundi ababyara mbega badateguye warabyumva ute? Njye ntabwo ariko ndi kubyumva ese kubera iki leta yashyizeho ko umukobwa ufite imyaka 21 agomba gushaka kandi ndakeka leta ntabwo yari yabyibeshye umukobwa ufite imyaka 21 abakuze pe abakuze abazi ubwenge abazi ikibi n'ikiza ubwo rero njyewe sinumva ko muvuga ati umukobwa uri muri iyo range ngo aracyari mutonya ngo ntabwo yemerewe gushaka reka mubwire buriya umukobwa ntabwo agira igihe cyo gushakira mu gihe iyo myaka yageze iyo ubonye umujama ufite gahunda ufite amafaranga ubwo none uricara iwanyu ukora iki either for example washatse akazi urakabura nta kazi ufite mama we yarakuruhanye urabizi wenda kuva kera muri kumwe ibiki ubonye nta kazi ufite nta mafaranga ufite nta nawe uri buyakure wicaye mu rugo ubonye umujama rwose wifite wenda ufite ayo mashuri yiwe cyangwa se ufite amafaranga reka tureke iby'amashuri kuko ubu ngubu hasigaye hakora umuntu ufite amafaranga haje umutipe ari nko mu myaka 30 wenda kuko nibo akenshi bubaka urugo rugakomera 31 cyangwa 2 aragupropose byo uzabyanga uzagenda wiruka pe iyo ubonye umutipe ufite gahunda uragenda kandi ntabwo
ntabwo nyine mpamya ko 100% ababyeyi bacu batubyaye nabo bari bafite muri wenda 25 cyangwa bafite amashuri yose yabo yuzuye nabo bari bato kandi baratureze turakura ngende kumva nta mukobwa w'umwana ku myaka yose nyine waba ufite pfa kuba yemerewe kuba washaka kuko nta muntu ushaka adafite imyaka leta yashyizeho rero ntabwo numva ukuntu uwo mwana yaba akiri nyine mutoya ku buryo atashaka yego ntabwo twumvikana ibyo urimo kumbwira ikibazo ni ikihe rero guys mwebwe muri murabyumva muti nabo baduhe comment nyine sibyo batubwire yuko gushaka ukiri muto ukuze harimo imbogamizi wese uherahe uvuga yuko gushaka ukiri muto harimo imbogamizi guys njye nagakundi kubyumva njyewe ndi kumva ko uramutse ushatse arega n'undi gushaka ukiri muto ni byiza kuko uri wundi ubona umwanya mwiza wo kwita ku bana bawe wo kubaka urugo neza rugakomera kubera ko cyane cyane ubundi usanga wenda ku mujama birumvikana ko tipe we rwose agomba gushaka afite 30 gutyo kuzamura ariko umukobwa rwose ugeze muri 28 20 aba yashaje kuko abakobwa hari igihe kigera ukaba utabasha kongera kubyara so rero njye ndumva umukobwa gushaka akiri mutonya ni ibintu ni byiza pe nta kibazo kibirimo ahubwo wowe ushingira ku kimugiye ikibi wenda ni kwa kundi umukobwa ashobora guhura wenda n'umujama wenda muri ya myaka y'iyi minsi ugasanga umwana afite nk'imyaka 18 ariko kubera ko ngakunda umujama aragenda babane ibyo ndumva ari amafuti pe ntabwo nanjye mbishyigikiye ariko nimba umukobwa afite imyaka yo gushaka 21 ndumva nta cyamubuza kuba yashaka aho kugira ngo agume iwawe cyangwa atwarire inda mu rugo umubyeyi aravuga ati rwose umwana wanjye ngize amahirwe yashaka agashaka ahubwo akagira urugo rwiza nanjye nkamukurikira nk'umubyeyi urumva ahantu umubyeyi mba mushyigikiye gutyo sibyo umwana azakomeza agendeye ku nshingano z'iwabo sibyo ariko nta hantu na hamwe nyine umubyeyi uko yaba ari umubyeyi wese aguma ari umubyeyi niyo washaka akaba afite abuzukuru sinzi nimba ari uko babivuga akaba afite abuzukuru aba ari umubyeyi iyo ugize ikibazo aba agomba kugikemura nyine ibyo ndabyumva sibyo umubyeyi niyo waba wari umubyeyi iyo umubyeyi wari umwana mbere ye cyane rwose ubivuze neza wari umwana imbere ye yego ariko nk'urugero sibyo ushobora wambwiye 25 20 ubu ntabwo aba akuze ubu ntazi inshingano z'urugo sibyo aba akiri umwana tukubera iki abafite tuvuga ati gazi mumbare ku ijambo ngiye gukoresha nk'ikigare sibyo nk'ikigare agenderamo harimo abantu bamushuka hari nk'urugero hari abakobwa biganye wenda bari kumwe sibyo we ntabwo akurikiza inshingano zo mu rugo aracyagenda muri rwa rubyiruko rwe sibyo ariko iyo yashatse akuze iyo yumva akuze kuko iwabo bakamushyigikira akagenda akuze amenya icyo agiye gukora sibyo niba dusanga iyo akiri muto nyine ni kwa kundi usanga umuhamagaye wese ati urabizi urubyiruko rw'iki gihe ni pati ibintu bya pati nubwo mbikoresheje gutyo sibyo ngo mu anniversaire ngo ibiki ukabasanga bigiyemo ni hahandi azabyara azatwara inda adateguye ni hahandi azaza akarwana n'umugabo agataha amajoro umugabo yatashye sibyo ukabona harimo imbogamizi nyinshi cyane sibyo ugasanga ni ibintu nyine ugasanga nawe ntabwo arabyiyumvisha ko yashatse sibyo imyanganye ko wenda ngiye kuvuga gutya ariko wenda hari ikibazo bwa mbere nshaka kukubaza mbere na mbere wumva ko umukobwa akwiye gushaka afite imyaka ingahe ngiye kiza icyo nabona na leta udufashe sibyo ufite 35
icyo wikeye koze wenda itatu wenda ugomba gushaka ufite itatu n'itanu wenda nka 29 sibyo nibwo wumva ko ugiye kubaka urugo kuko rugakomera rwa rubyiruko ukarwirengagiza ukamenya urugo rwawe ukamenya icyo umugabo akunda nimba imyenda yambara sibyo ukamenya icyo umugabo inshingano z'urugo ukuntu ziba zimeze ukavuga ati ibi byose birabira sibyo nicyo cyiza rero cyo gushaka ukuze wumva nibwo ugenda umeze neza reka nkubwire ariko buriya hari akantu nyine kuri njye ngenderaho sibyo wenda sinzi niba abandi ariko bari kubyumva nawe duhe comment baze kuduha comment turebe reka nkubwire umukobwa ufite imyaka 21 n'ibiri n'itatu uwo mukobwa wageze igihe cyo gushaka uwo mukobwa afite 90% yo kuba yashaka naho ku muhungu uri muri iyo myaka aba afite nka 30% ko yashaka kubera umukobwa akenshi uko umuhungu ni so bose bavuga ngo umukobwa yubaka urugo ariko nyine umuhungu niwe n'umutware w'urugo sibyo bivuze ngo nyine mu gihe umugabo afite amafaranga ugiye kugushaka ngewe igihe ababyeyi baba barakwigishije ukiri mutonya ugize ute witwara gutya ujye ubigenza gutya uba uzi icyiza n'ikibi umukobwa ufite imyaka 28 rwose biragoye kuko aba afite ibindi binago uzabicunga kuko isi abagabo bafite imyaka 30 uri kumva bajya kwishakira utwana twa 21 n'ibiri kuki batagenda ngo bashaka abo ba 29 28 si baba bakuze kuki batajya kubashaka bakishakira abo bakiri batoya nuko ari bo bazi ko nyine ari bubwire abagabo bakunda abantu babumva bakunda umugore babwira ati kora iki akagikora ariko nawe umugore nawe nyine ashyira mu gaciro apana wundi uvuga ati cahacishwa hangiye ibyo ntabwo byazavamo ariko urumva nyine ibintu byose biterwa no mu mutwe umuntu afite ukase nguciye mu ijambo mbabarereye sibyo nta kibazo uwo mugabo utwara uwo 25 sibyo niba wandi usanga ni mbega nimumvikana ikintu cyose none se kamufite uwo 25 kamuca inyuma kandi afite uwo 25 kubera iki se ajya kumuca inyuma kubera iki ajya kandi yarazanye umuntu none si kuki abasaza bubatse bafite abagore bakuru baza guteta abana bakiri bato kuki baba baca inyuma ibyo ntabwo twabigenderaho umugabo wenda guca inyuma kubera ko ari ingeso ye hari n'uguca inyuma wenda kubera ko ahari wenda yumva atanyuzwe hari ibindi akeneye sibyo hari n'uguca inyuma bitewe wenda nuko yabonye uri wenda nirari igirira ryiwe mu buzima busanzwe sibyo ibyo ntabwo wabigenderaho ngo ku myaka ngo kwa kwiyadakuze ngo niyo mpamvu njya kumuca inyuma ibyo ngibyo rwose aho ntabwo turi kumwe turabyumva kimwe ese buriya wenda nabo baza kudufasha kutubwira uko babyumva gusa njyewe ntabwo nibaza ukuntu uvuga ngo umukobwa ufite imyaka ngo 29 ngo niwe ubaka urugo ababyeyi bacu batubyaye bafite 19 20 kandi baratureze turakura tubabo turi ubu ngubu rero kumbwira ngo umukobwa ngo w'imyaka ubusereka ngo urugero Pamela afite imyaka ingahe ari muri 23 ubu ushatse kuvuga ko urugo rwe Deben afite ingahe ari muri 29 cyangwa 30 ushatse kuvuga ko urugo se rutazakomera ruzasenyuka njyewe buriya hari ibintu bivuga nyine wenda Imana imvare simvuge nabi gusa ntabwo ndimo ndabyumva ntabwo turi kubyumvikanaho umukobwa ufite 21 abazi icyiza n'ikibi nta nubwo mvuga na 25 naho ni kure pe ko 25 umukobwa afite wenda 60%, 60% yo kuba yashaka urumva harakaba kagabanutseho kuko ufite imyaka 21 23 aba ari mu gihe cyo kuba yashaka yaba n'umugore kubaka urugo rero kumbwira ngo 29 umukobwa aba yashaje ariko tureba byinshi urareba abana wenda tuvuga mu byo uvuga ati nzabyara umwana wenda ntabwo nzaba hari abana hari ababyeyi badakunda indahekana kumuvuga ngo urabyara umwana ejo wongera ubyara undi ejo wongera ubyara undi hari ukurikiza wenda abafite 5
29 sibyo uba ufite kurera uwo mwana ukamwitaho waya 45 ngo byarangiye ntuzongera kubyara bari ikintu udatekereza Ngamufasha akantu n'umugabo gato. ntago ajya apfa gushaka umukobwa ufite imyaka 30 Ngamufasha akantu gato. yego Arakoze ko ari ahantu mbwiye sibyo yego nk'uko uri kuvuga ngo 25 yego niba abandi usanga babyara abana bakabasigira abakozi bo mu rugo urakumva umwana agenda kwa mbere atarabona mama we sibyo mbega akarinda ajya no ku ishuri we babonana muri weekend cyane na weekend yagiye batabonana sibyo urumva we afite urungano rwe sibyo ni wa wundi usanga yohereza amafaranga umukozi ugura umwana amata ntazi ko yamuhaye amata urakumva ntazi ko umwana yariye ugasanga yewe hacyari imbogamizi nyinshi cyane sibyo ariko wenda nk'urugero afite agiye ari hejuru y'iyo myaka twavuze niho usanga n'umwana wamumenya akamenya ko yariye cyangwa yanyweye sibyo iyo kumuterera umukozi ngo uze kumwoza ngo uze kumugaburira ngo uze ku giti byose ngo amafaranga nshyize hariya y'amata n'ibiki byose hariya wasiga anabyikoreye akavuga ati ibi saa tubimuhe saa yine gutya no gutya ariko uriya wamukomeye n'ingaha avuga ati mbese zaroze kubirebera umwana ndigendeye ugasanga jeni atashye umwana agasanga umwana yaryama umwana ariko kumubona umwana yarwa n'umukozi gusa sibyo rero mbona imbogamizi ziri nyinshi cyane yewe ndi kumva ahubwo uri kwivugira ko abakobwa b'iyi minsi murimo muragenda mutereta barimo barishakira abasaza ugasanga ukundana n'umukobwa ni depression ugasanga ukundanye n'umukobwa rwose ufite 23 nayo 25 n'ine uri kumva umukobwa rwose ukiri muto ejo ukajya kumva ngo hayi save the date ngo already yabonye ko nta gahunda ufite yishakiye abandi bafite gahunda ibyo rero twabifata nko kwivugira sibyo ariko akareka ubwo se ngiyewe ndamubaza nimba ngumye mu rugo nkategereza 23 ndayifite nicaye mu rugo ngo ntegereje wa muhungu ubu bafite 24 n'itatu n'itanu ngo ndamutegereje ngo yuzuze 30 icyo gihe nagira muri 30 naga azaba kinshaka ngiye 29 n'umunani azaba ari abandi ba 23 ubwo rero kumbwira ngo ngiye ndike gushaka mfite iyo myaka 23 21 ni ibintu rwose bitabaho bitanashoboka mu gihe mbonye umuntu naje ko ngwaza akabazo kamwe sibyo urumva washaka ufite imyaka ingahe ngewe bukomana reka wenda badufashe baze kudufasha sibyo oya baze kudufasha sibyo baze kudufasha batubwire urumva washaka ufite imyaka ingahe reka nkubwire rero buryo ngewe kumva ku myaka mfite ubu ngubu rwose oya ngewe 21 nuko wenda ubu ngubu nshaka nirengeje ariko reka nkubwire ubu ngubu ku myaka mfite mbonye umuntu ufite gahunda uri kumva yewe ku myaka ingahe oya ndavuga wenda ko ufite gahunda afite imyaka ingahe ufite gahunda reka nyera ngo njye gushaka umwana 20 ufite ingahe 32 cyangwa 32 wenda 30 iyo range nashaka umwana 25 reka ngusubiza akantu gato uravuga ngo wasaka wa 35 itatu n'ingahe sibyo cyane aho uribeshye ayaya sawa ndaguha proof nta kibazo sibyo aho uribeshye yego uwo 35 sibyo wenda nk'urugero wenda tuvuga ati afite amafaranga gusa waba ugiye gushaka imyaka cyangwa ushatse amafaranga reka nkubwire ikintu utazi sibyo umugabo ufite iyo myaka sibyo we ntago aba akihiringa muri bya bindi ngo arangize kaminuza ngo abone amafaranga ngo ajye kwiga imodoka ngo cyangwa se ngo
ngo nyine ntabwo aba akiri kwiyubaka ubundi umusore arabanza akiyubaka muri gahunda abasore bagira simbizi nimba nambinjiriye ndakeka nawe ubizi arabanza akiyubaka yamara kwiyubaka yabona ubona yiyubatse akajya gushaka umugore kuko ari indi ntambwe yindi batangiye mu buzima bwiwe rero reka nkubwire buriya wenda amafaranga ntabwo ariyo yubaka urugo pe ndabyumva ariko nayo agira ariko nta mafaranga urwo rugo ntabwo rwakubakwa ngo rukomere sibyo none urambwira ngo njyewe ndajya gushaka umusore wa 25 sibyo ukiri muri hiringa ubwo icyo gihe umwana narira ngo mama ndashaka igikoma nzagikora yandi usanga abakobwa baragiye umugabo buraya kugira abone igitunga abana babo mbese wategereje ugakura ayo mafaranga ukayashaka mu biki reka nkubwire ibyo ntabwo byumvikana oya nyine mu gihe ubonye umuhungu siko icyo ujya kwigora ngo ese wayashatse wowe mu gihe ngiye mbonye nawe ushaka amafaranga mwese mugende mufite amafaranga oya ngiye mu gihe mbonye umutipe sibyo ufite agabo none se ubu nzajya kwihiringa sibyo nzajya kwihiringa ngo mu gihe ndi kubona bitari gukunda sibyo nzashaka wa undi mbona byakunze twubaka urugo wundi uzamfasha rega niyo umukobwa akiri mutoya wenda mu mutwe reka hari ibyo abatazi sibyo nkuko nawe wabivuze niyo mpamvu rero nawe reka nkubwire niyo mpamvu nawe rero sibyo umva nyine nkubwire oya n'ubundi hari izambogamizi nakubwiye ibi natamenya akiri muto sibyo uraga ko bwari bwose urigarura reka nkubwire sibyo ibyo bintu umukobwa nyine wenda atamenya akiri muto ubwo nibwo azabimenya ahubwo impamvu ashaka uwo mugabo ukuze uwo mugabo hari experience aba amurusha hari byinshi we aba yaranyuzemo amurusha yamufasha ku bundi urugo nagaro rw'umuntu yajya amufasha aho akamwerekera akagira ibyo amufasha niyo mpamvu wenda ashyigikiye ko ntashaka umuntu w'imyaka 25 sibyo kuko nawe tuba tumeze kimwe pe nawe hari ibyo ukomeza azabazana oya azabazana urumva nawe niyo mpamvu ngomba gushaka umuntu ukuze kugira ngo nyine tugire ibyo tugeraho mu rugo rwacu ukuze atari wa wundi uzajya uhora buriya abasore bakiri bato batera stress rimwe na rimwe wenda mbaye kubivuga nta kibazo sibyo abasore bakuze baba bazi icyo bashaka bazi nyine icyo bashaka n'icyo bashaka gukora nibo bubaka urugo rero bikagenda neza naho umukobwa yaba ari hose yakubaka urugo pfa kuba afite imyaka yo gushaka yarwubaka kandi rwose rugakomera kuki mutangira kuvuga iyo umukobwa umubajije ngo ufite imyaka ingahe akakubwira ngo ufite imyaka 28 kuki mwumva yaraciye nk'amabere mukumva ko yagumiwe abahungu benshi muhita muvuga ngo reka uriya mukobwa yaragumiwe uriya mukobwa se kagize buriya ni mubi mutangira kubitekereza 28 n'umubyeyi yabonye umwana wageze iyo myaka ari iwabo umubyeyi abigira icyo atangira kuvuga ngo ese ubundi wowe nta muhungu ntacyo atangira kubikubaza baraza kutubwira uko babyumva nta kibazo guys ngo mwandike muri comment tuze kureba imbogamizi aho ziri nyine hagati yo gushaka uri muto cyangwa uri mukuru bakuremera ko nagutsinze ubwo nyine tuzareba turaza kora comment nta kibazo ubwo muraza kutubwira murakoze kuba badukurikiye ubwo nawe utaha